Muvandimwe mwene data wowe ukunda Imana n'ijambo ryayo, nongeye kuguha ikaze. Nyemerera rero dukomezanye tureba mu byanditswe byera kandi dusaba Imana ngo ibyo turimo kwiga iduhe n'amahirwe yo kubishyira mu bikorwa. Nkuko bisanzwe njyewe ndi Musoni Flavien, nguhaye ikaze. Mbere ya byose reka dusenge. Horaho Mana nziza, wasezeranye Mwuka wera yuko Mwuka wera ari we uzafasha abantu gusobanukirwa n'ijambo ryawe. Mwuka wera akabaha imyanzuro ikwiriye no kuyibafatisha, kandi Mwuka wera agatuma bajya mu ruhande rwawe. Wasezeranye kandi yuko aho babiri cyangwa batatu bazaba bari bateraniye biga ijambo ryawe uzaba uri kumwe nabo. None ibyo biduhaye icyizere kuri kumwe natwe. Ngwino twigishe tukubera abigishwa, kandi ku musozo tumanike amaboko ko ntacyo dushoboye aba ari wowe udushoboza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nari maze kubikubwira, njyewe ndi Musoni Flavien. Dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umutima wagushoboza guhangana n'ibihe byagihanuzi. Umutima wagushoboza guhangana n'ibihe byagihanuzi. Nshuti yanjye, turi mu bihe bikomeye by'ubuhanuzi byihuta, turi mu bihe byamaze kuyobera abantu, turi mu bihe abantu bibazaho ibintu biva naho byerekera bikabayobera. Ariko ijambo ry'Imana ntago ryigeze ryifuza yuko twaguma mu kayubi, twaguma ahantu tudafite epfo na ruguru, cyangwa ngo tumenye umugambi w'Imana mu birimo kuba. Tugiye kwigana amagambo akomeye. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Reka mbanze nsome. Mu mwaka wa 1 wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi, maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare, ifite amababa nk'ay'ikizu. Nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi. Ihagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihabwa n'umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri, isa n'idubu, yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka uconshomera inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe. Ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4. Ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu, irabimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Ngiki icyigisho muri uyu mugoroba Mwuka w'Imana agiye kutujyanamo, kugira ngo tumenye ibintu aho biva naho bijya. Ubundi ubuhanuzi ni ikaramu y'Imana yandika yerekana amateka aho azaca naho azerekera, kugira ngo abantu b'Imana ibintu bitabagwaho batazi iyo biva n'iyo bijya. Nshuti zanjye, nkuko tubibonye, Daniyeli yatangiye yitegereza, kandi muri Bibiliya baravuze ngo yanditse ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Kubw'ibyo rero hatazagira umuntu wumva yuko muri Bibiliya handitsemo inyamaswa enye akumva ari ibintu by'ibisimba bizamanuka. Izi ni ingingo zikomeye buri muntu wese wo ku isi, buri muntu usenga, buri muntu ukunda Imana, buri muntu utegereje ubwami bwayo agomba kubaza ubusobanuro bw'ibi bintu, kuko Daniyeli yeretswe ibintu, atoranyamo ibintu bikomeye bifite agaciro by'ingenzi aba ari byo yandika. Hano Bibiliya itubwira imiyaga 4. Habonetse imiyaga 4 ihubukira ku nyanja. Mu by'ukuri mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe kuri paji ya 78 banditse basobanura yuko imiyaga 4 ishushanya impagarara, imvururu mu bya politike n'intambara bishobora kuzunguza abantu bigatuma batagira amahoro n'umutekano. Ese nshuti yanjye, isi uyu munsi wa none si kwimeze? Ni kwimeze. Kubw'ibyo rero Imana yacu niyo ifite igisubizo cy'ibyo tubona tudasobanukiwe. Ndetse iyi miyaga
ine yahubukiraga mu nyanja. Iyi miyaga ine ni intugunda zihora zituruka mu byerekezo byose by'isi uko ari bine, bitewe n'urwango Satani yanga abantu. Mbibutse yuko mu Byahishuwe 12:12 haravuga ngo ishime wajuru we namwe abaririmo, ariko wasi we nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi. Kubw'ibyo rero birumvikana neza yuko imiyaga ine ni ibigeragezo, ni amakuba, ni ingorane, ni ibyago, ni agahinda, ni umubabaro bihora byiteguye Satani ahora ashaka kuzana mu isi, ariko Imana ikabirinda. Ikindi kintu gikomeye kuki Bibiliya yavuze ngo iyi miyaga yahubukiye mu nyanja. Inyanja nk'uko tubisoma mu Byahishuwe 17:5, inyanja ishushanya amoko y'abantu, amahanga, n'indimi n'amateraniro y'abantu. Ni ukuvuga ngo rero tubonye yuko intugunda, intambara, ibibazo, imvururu mu bya politike ntago zizaza zigendereye ibiti, ntago zizaza ziba zigendereye amazi y'inyanja, ahubwo zizaba zigendereye abantu, amakoraniro y'abantu, amahanga y'abantu n'amateraniro y'abantu. Kandi si ibyo gusa, nimureba neza Yesu avuka, ubwami bwe ntago yabugereranyije n'izi nyamaswa twabonye. Ntago ubwami bwa Yesu yabugereranyije n'idubu, ntiyabugereranyije n'intare, ntiyabugereranyije n'ingwe cyangwa inyamaswa iteye ubwoba, ahubwo Kristo ubwami bwe yabugereranyije n'intama, bitewe n'umutima w'intama n'icyifuzo. Mwibutse yuko Yohana ajya kubatiza Yesu yamutunze urutoki, aravuga ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kubw'ibyo rero ubwami bw'Imana ni ubwami bw'umutuzo, ni ubwami bw'umutima, ni ubwami bwo kwiyakira, kandi ni ubwami bw'ubugwaneza nk'uko intama imeze. Inyamaswa ya mbere rero yari intare ifite amababa abiri. Iyi ntare ni igishushanyo cy'ubutware. Amababa abiri yerekana kwihuta. Mu magambo make, ubwami bw'i Babuloni bwayobowe na Nebukadineza, ariko ubu bwami bwarihutaga mu kwigarurira isi kandi bwari ubunyambaraga. Ariko ikintu kibabaje ni uko Nebukadineza yageze aho avaho hayobora abasazi, niko mu mateka bavuga. Noneho ya ntare nk'uko twabibonye mu buhanuzi yuko byageze aho ya ntare amababa yayo agashikanuzwa igasigara igendesha amaguru, ni nako byagenze ubwami bwa Nebukadineza. Kubera kutumvira Imana no kutayubaha no kuyoborwa n'abasazi n'abantu badatekereza, byarangiye kwa kuguruka, kwa gutera imbere kwa bwa bwami, kwa kwihuta mu kwigarurira isi no gukomeza kuyikontorora, byaratakaye. Mu magambo make ndashaka kukubwira yuko ubwami burwanya Imana buri gihe bucika amababa, bugahagarara ku iterambere nyakuri, bwarangiza bukitegura kuzasimburwa n'ubundi. Niyo mpamvu Imana iri kumwe n'ubwami, Imana iri kumwe na leta, iyo leta itera imbere kandi ibyo ikora byose bikayihira. Ariko iyo leta imaze gushyira ku ruhande iby'Imana, amababa arashikanuzwa, ntibikibasha gutera imbere cyangwa kwaguka, igasigarira aho yari iri, ahubwo itangiye kwerekera hasi ihirima. Rero ikintu kigaragara ngiki, iyi nyamaswa ya mbere yaje kugira umutima nk'uw'umuntu. Ibi bisobanuye iki? Nimureba neza ntabwo ari ipica nziza, ntibivuze ko ubu bwami bwageze aho bukaba bwiza. Ubwami bw'i Babuloni kuvuga ko bwaje kugeraho bukagira umutima nk'uw'umuntu, Yeremiya 17:9, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ngibi ibintu byabaye ku bwami bw'i Babuloni, imitima yabo yarabashutse, imaze kubashuka basuzugura ibintu by'Imana, basuzugura ibikombe by'Imana, barangije kubera inda nini n'umurengwe byasabye yuko bafata ibikombe by'Imana, barangije babinyweramo, babona ikiganza cyandika ngo meni tekeru farisini. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo bantu mukora mu nzego za leta, bantu mukora mu nzego z'ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, bantu mufite inshingano zituma muhura n'abantu, ibintu byose mujye mubikora, ariko ntimugatinyuke ibikombe by'Uwiteka. Mujye mwubaha abantu b'Imana, mwubahe ibintu by'Imana, mwubahe gahunda z'Imana, kuko ni ikintu gikomeye. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ibi bintu byabaye kuri Berushazari, kandi ijoro rya nyuma ryabaye n'ijoro rye rya nyuma, ryabaye n'ijoro rya nyuma ry'ubu bwami. Inyamaswa ya kabiri yari idubu yegutse uruhande rumwe, bivuze ngo imbavu zayo zo ku mugongo ntago zareshyaga. Iyi nyamaswa yerekanaga ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bayoboye isi. Abamedi bari bayobowe na Dariyo, Abaperesi bari bayobowe na Kuro, kandi Kuro
Tiro yari yaravuzwe n'Imana ko azafasha ubwoko bwayo gutaha. Bivuze ngo mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi abana b'Imana bari barajyanywe i Babuloni mu bunyage n'ibikombe by'Imana, ndetse bakanasuzugurwa n'Imana yabo igasuzugurwa. Ubu bwami bwari bufite misiyo ya mbere yo kubucyura, ariko nk'uko bisanzwe Dariyo na Kuro bamaze kuvaho, barangiza bagakontororwa, hagakontorora hakayobora abandi bami babakomokagaho batazi Imana. Byarangiye n'ubundi ubu bwami nabwo butangiye guta icyerekezo. Ubu bwami bari bashinzwe kubabaza abandi, ndetse amateka avuga yuko bari bashinzwe kongera imibabaro isi. Bari bafite umururumba. Ubu bwami bwagiraga inda nini, hari harimo ubujura no gusahura. Bari abantu bashoza intambara ngo basahure, kandi bangirizaga abandi. Ni nayo mpamvu muri iki gice cya Daniyeli, igice cya 7, bavuze ko inyamaswa yagendanaga imbavu 3 mu mikaka, byerekana kwishima hejuru, byerekana kwica urubozo. Ubu bwari ubwami butatu, aribwo Babuloni, Lidiya na Egiputa. Ubu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwari bwaratsinze, ndetse bukabigira iturufu, kandi ubu bwami bwagiraga iterabwoba cyane. Ikindi kintu gikomeye ni uko iyi inyamaswa twabonye ko ishushanya ubwami. Ubu bwami bwarabwiwe ngo byuka uconshomere inyama nyinshi. Ntabwo ari Imana yabwiye ubu bwami ngo bubyuke buconshomere inyama nyinshi, ahubwo igihe cyose leta iyo ari yo yose yishyize mu biganza bya Satani, nta kindi kimenyetso ibisigaranye uretse guconshomera inyama. Ubu bwami bari abamennyi b'amaraso, kandi bicaga abantu mu buryo bugaragara n'uburyo butagaragara. Urugero, Daniyeli igice cya 6:25, abafite Bibiliya muharebe, tubona yuko hari urwobo rw'intare rwari rwaragenwe. Murabyibuka ko bapanze kurutamo Daniyeli, ariko Imana iramurinda. Abari bamureze umwami yategetse ko babazana n'abagore babo n'ababakomokaho bose, barangije babajugunya mu ngo, intare zibasamira hejuru. Mu by'ukuri umuntu wageraga ibwami yabonaga nta maraso ahameneka, wabonaga ibwami hameze neza, nta muntu wahagwa, nta ntumbi ihagaragara, ariko bari bafite imyobo bacukuye bajugunyagamo abantu, intare zikabarya ku buryo nta uzamenya ko uwo muntu yapfuye, abantu bakayoberwa amarengero y'uwo muntu. Kubw'ibyo rero leta nyinshi zo mu isi nazo ziracyakoresha ubu buryo bwa Satani. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ubu bwari ubuhanuzi Daniyeli yeretswe bw'ibyo ubwami bwagombaga kuzayobora isi bwari kuzakora, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ku musozo turaza kubona kunesha kw'Imana. Ubu bwami kandi itegeko ryo gusana Yerusalemu ryagombaga gutangwa muri ubu bwami, kandi ubu bwami bwatanze inkunga zo kubaka Yerusalemu, ndetse ubu bwami bwarinze Abayisiraheli bubafasha gutahuka bava i Babuloni. Ibi bintu byashimwe n'Imana, ariko nyuma yaho umwuka wo gushyira Imana ku ruhande, urugomo na za ruswa zikomeye byirukanye Imana. Ubu bwami bugwa bumaze imyaka 207, bwaguye mu mwaka wa 331 mbere ya Kristo. Iby'ubu bwami biba birarangiye. Abamedi n'Abaperesi ntibongera kwibukwa, bitewe no gushyira Imana ku ruhande n'urugomo rwo kumena amaraso na ruswa no kugura abakene, ukumva ko abakene nta kintu bamaze. Uyu munsi wa none ibi bintu byabaye uruhererekane, ku buryo n'ubwami bwinshi, leta nyinshi zo mu isi ziracyagera ikirenge mu kizi leta zavuyeho. Inyamaswa ya 3 Daniyeli yeretswe yasaga n'ingwe, yari ifite amababa 4 n'imitwe 4. Nta bundi bwami bwigeze bwihuta nk'uko twabonye ko inyamaswa ya mbere yari intare ifite amababa 2. Amababa 2 yerekana kwihuta cyane, ariko nshuti yanjye amababa 4 noneho ni ukwihuta cyane 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 rwose. Mu magambo make, nta bwami bwihuse ngo bwigarurire isi vuba nk'ubwami bwari buyobowe na Alexandre le Grand. Uyu muntu wari umugaba kandi akaba umwana ukiri mutoya. Ubu bwami ariko bwavuzwe yuko bwari bufite imitwe 4. Iyi mitwe 4 ni abajenerali 4, buri wese yishyiraga ashaka kubaka izina. Byagaragaye nyuma y'urupfu rwa Alexandre le Grand yuko aba bantu bashwanye no gufatana birananirana. Buriya rero iyo leta yose yamaze kugira abajenerali, kandi buri mujenerali wese akaba apanga ibye mu mutwe, ntago kiba ikiri leta, ahubwo ibicitsemo ibice. Kandi iyo habaye gucikamo ibice, gukomera kw'abantu ntago kuba kugihari. Ngiki kintu gikomeye cyatumye leta y'Abagiriki, ubwami bw'abami b'Abagiriki buhirima. Alexandre le Grand igihe cyarageze arapfa, ariko najya mbabwire ngo niki cyatumye yigarurira isi? Kuba yari afite imyaka mike, yarangiza
yarangiza akaba afite n'intego ivuga ngo ntukwiye gutega ejo hazaza icyo ugomba gukora uyu munsi. Ibyo bintu bibiri byamufashije kugera ku cyo ashaka, ariko bitewe n'umunaniro yari afite amaze kwigarurira isi, kunywa inzoga nyinshi ndetse n'ubusambanyi, yapfuye nabi. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo n'uyu munsi wa none, iyo umuntu afite imyaka mike yarangiza akagera ku musaruro agakora ibintu by'ubutwari bikomeye, ariko akamanukira mu nzoga, akamanukira mu busambanyi, agakubitiraho umunaniro wo kutaruhuka ku manywa na nijoro, akamera nk'aba bantu baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, uyu muntu atakaza ubuzima bwe n'amateka ye ntazongere kuvugwa. Baba generali bane nk'uko nabibabwiye bagabanye isi mu bice bine. Uwitwa Ptolemy yafashe Afurika n'igice cy'iburasirazuba bwo hagati aribwo Arabiya. Uwitwa Lysimachus yafashe Aziya n'ibice by'amajyaruguru, Aziya ntoya. Seleucus yafashe Siriya n'ibice birimo Babuloni. Kasanderi yafashe Makedoniya cyangwa se Makedoniya n'uburengerazuba bw'ahatuwe. Bigabanya isi, ntibongeye guhuza. Alexandre le Grand yazize iki? Alexandre le Grand yasengaga ibigirwamana bya Hercule na Bacchus. Hercule na Bacchus byari ibigirwamana, ikigirwamana cy'inzoga. Mu magambo make, kwerekana yuko cyagufashije mu ntambara, byagusabaga kujya mu ngamba, abantu bakicarana, abasirikare bakomeye bakabaha ibikombe binini by'inzoga bakanywa, uko kunywa bagasinda, bwabaga ari uburyo bwo kuramya ibigirwamana. Nshuti zanjye, njya mbona abantu banywa inzoga, bamwe bapfundura inzoga mbere yo gusoma hakamena ku butaka. Ndagira mbabwire ngo inzoga zifite ikigirwamana cyazo, aricyo Hercule na Bacchus, aribyo bita God of Wine. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire ngo uyu mugabo Alexandre le Grand yahuye n'ibibazo, yajyaga avuga ko nawe ari Imana. Iyo umujenerali ukomeye yapfaga, yategekaga abasirikare kumusenga. Mu businzi bwe no mu birori bye, yakundaga guhubuka akica abasirikare be n'inshuti ze magara. Hari umujyi yatwitse bitewe n'umugore bagiranye ikibazo, atwika umujyi wose. Mu ntego zo kunywa inzoga, hari ubwo yapfushije abasirikare 20 yabategetse kunywa inzoga mpaka bazimaze. Uyu mugabo rero, igikombe yanywereyemo cyaramwangije, hakubitiramo umunaniro n'indwara n'iki, apfa afite imyaka irenga 30, kandi uyu mugabo apfa nabi, amateka ye aribagirana. Ikintu gikomeye rero, Ubugiriki bwahaye isi umurage w'ibintu bibi kandi byinshi. Urugero, ibitekerezo bituma abantu biga kaminuza, abantu biga mu mashuri akomeye, abadogiteri, abantu bafite za PhD n'abaprofeseri, usanga bagendera ku myumvire y'aba bantu b'Abagiriki ituma Imana barayiretse. Mu magambo make, ingirwabwenge z'abafilozofe zashyizeho ikintu cyitwa ubuhakanamana kikirimo kugenderwa uyu munsi wa none. Abagiriki bahaye isi ubupfumu. Abagiriki bahaye isi ikintu cyitwa ubwigenge n'umudendezo n'icyitwa demokarasi, ariko atariyo, ari uburyo bwo gushyigikira ibibi. Rero byarangiye ubu bwami buvuyeho, busimburwa n'ubundi bwami bwa kane. Buri bwami bwose bwajyagaho Imana ifite icyo ishaka gukora, ariko icyo Imana yashakaga gukora, iyo ubwami bwashyiraga Imana ku ruhande, bwakiraga umuvumo ukomoka kuri Satani, kandi ubwo bwami bwaragwaga ntibwongere kubyuka. Uyu munsi wa none uramutse urebye Abamedi n'Abaperesi, ni muri ya bihugu bya za Iran. Nuramuka urebye i Babuloni, urasanga ari muri Iraq. Nuramuka urebye abangaba inyamaswa isa n'ingwe kwa Alexandre le Grand, n'Abagiriki. Nimurebe uburyo Ubugiriki bumaze imyaka buri mu bukene, kugeza ubwo igihugu cy'Abagiriki cyayoboye isi kigurizwa n'ibindi bihugu, ndetse abaturage bacyo bagataka inzara bakajya mu mihanda. Hakurikiyeho rero ubwami bw'Abaroma. Ndashaka yuko umenya impamvu Abaroma bayoboye isi n'ikibazo gikomeye Abaroma bagombaga kuzana. Nkwibutse yuko ibi bintu byose byatumye isi igwa mu bibazo, yaba imisengere yagize akaga ku isi, yaba iyobokamana ryagize akaga ku isi, imibereho y'abantu yagize akaga. Murumva yuko n'abakene bakomezaga gukena, abakire nabo bagakira. Murumva uburyo bwo kumena amaraso no kuzana akavuyo k'intambara ku isi byagendaga byiyongera. Inyamaswa ya kane Daniyeli yayeretswe ari inyamaswa iteye ubwoba. Kubera iki? Yari inyamaboko, yari ifite ibibaraga byinshi, yaramenaguraga ibintu igaconshomera ibindi, ibisigaye ikabisira ibanga. Mu magambo make, mu buryo bw'inyamaswa, hari ibintu izamenagura izindi leta zari zarubatse, hari ibintu izaconshomera byari byiza ku isi, abantu bakazaza batazongera kubibona. Hari ibyo izasira ibanga, abantu bajye babona babone nta gaciro kandi byaragahoranye.
leta y'abaroma ibi bintu yarabikoze. Iyi nyamaswa yari ifite umwihariko w'amahembe 10. Aya mahembe 10 yashushanyaga amami 10 iyi leta yagombaga kwifashisha igakorana nayo. Hagombaga kuboneka amahembe 3 yagombaga kurandurwa, harangiza aho yarari hakamera ihembe ritoya, iri hembe rikaba rifite amaso, rifite n'iki n'umunwa. Nshuti zanjye, murumva yuko abaroma bo bagombaga kugirana isano na politike, ariko noneho baje bo baza no mu misengere bayivangamo. Bariya bagira iki? Bagenderaga ibintu by'imisengere ariko babona bibavanze bakabireka, ariko abaroma bo bagombaga gushyiraho n'imisengere yabo. Roma ikoresheje biriya bintu byo hejuru mbabwiye, yashyize abaturage b'isi mu buretwa no kubahindura abacakara. Roma yafashe uburyo bwo kurimbura bwahozeho yongeraho n'ubwayo. Nshuti yanjye, itandukaniro rya Roma yo yari repubulika, mu gihe izindi zari ubwami, kandi bagize icyifuzo cyo gufatanya politike n'imisengere. Niyo mpamvu Roma, yaba Roma y'abapagani y'abakayisari yayoborwaga n'abakayisari, mu gihe cya Yesu murabizi, mu by'ukuri bari baragiye, murabyibuka yuko n'ifaranga ry'Abisirayeli ryakoreshwaga, igice kimwe cyari kiriho amagambo, ikindi cyabagaho ubwami bwa Kayisari. Mu magambo make ndajya mbabwire ngo bashatse uburyo n'abakayisari bafatanya gusenga. Twafata urugero mu gihe cya Nero mu mwaka wa za 68, mu mwaka wa za 70, muri icyo gihe cy'aba Nero, nimureba neza muri busange abantu b'Imana, Nero yashyizeho itegeko ngo ajya asengwa, azana n'ibigirwamana byagombaga gusengwa by'i Roma, ariko abantu b'Imana baravuga bati ubaho Uwiteka Imana bari yuramya yonyine. Ndajya mbabwira inshuti zanjye, muri icyo gihe abigishwa bari baravuze yuko kumvira Imana biruta kumvira abantu. Ibi bintu rero byaramubabaje, ashyiraho akarengane ko kwica abantu b'Imana ng'ahantu ba Pawulo, ba Petero n'izindi ntumwa zaguye. Ariko iki kintu cyatewe n'iki? Ndajya mbabwire ngo Roma y'abapagani nyuma y'uko isimbuwe na Roma y'abakristo bahurira ku kintu kimwe: ibigirwamana no kubena amaraso y'abantu b'Imana, no gukurura isi bakayifatanya n'imisengere kugira ngo bakontorore isi nk'uko bashaka. Daniel yeretswe yuko inyamaswa ya kane iteye ubwoba. Mbibutsa yuko gukomera kw'inyamaswa murabizi kureberwa mu kanwa kayo. Ndajya mbabwire ngo imikaka y'inyamaswa ikwereka gukomera kwayo. Iyi nyamaswa ishushanya ubwami bw'abaromani yagereranyijwe n'inyamaswa yari ikomeye kuko yari ifite amenyo y'ibyuma. Muri Daniel igice cya 2 ubu bwami bugereranywa n'ibirenge, kandi ibi birenge byari ibyuma. Ibyuma rero bimenagura ibintu byose, kandi ibyuma birakoreshwa bigatuma ikintu gifata forume icyuma bagihaye. Niba ari zahabu, bafite ukuntu batwika, bamara gutwika ya zahabu ishyushye bakayimena mu cyuma, cya cyuma kigatuma zahabu ifata iforume runaka cyangwa ishusho runaka. Roma rero ni ukuvuga ngo ni ubwami bw'icyuma. Ikintu cyose gisa n'uko Roma ibishaka. Ishinzwe kwatsa umuriro ku isi, igatwika ibintu, ibindi ikabyoroshya, ikabihindura amazi, yarangiza bya bintu bikaza bigashyirwa kuri yo kuko ari icyuma, ikabihondagura, ikabiha ishusho ishaka. Iyi Roma, ubu bwami buvugwa yuko muri Daniel 7:24, Daniel igice cya 7:24, hano baranditse amagambo nkunda avuga ngo kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10, hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa nabo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Ni ukuvuga ngo hagombaga kuboneka ubwami budasa n'ubundi, butubatse ku cyo abandi bubatseho. Ndajya mbabwire ngo biradusaba kwiga cyane amateka y'ubu bwami, y'ubu butegetsi bwagombaga gufatanya ibyo gusenga n'ibya politike. Nta bundi ni ubwami bwa Vatikani. Mu gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe paje 82, muri iki gitabo barimo gusobanura, baranditse ngo kuri iryo hembe hariho amaso ameze nk'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Bagiye kuduha ubusobanuro bw'iki kintu. Baranditse ngo ibishushanyo nyabyo byerekana uburakari bukomeye, gucengera n'amagambo y'ubwirasi by'umuryango w'idini urangwamo ubuhakanyi. Uyu muryango nta wundi ni Vatikani. Mu magambo make, ifite ubushobozi, ifite uburakari bukomeye, niyo mpamvu amahanga yitinya, ifite gucengera gukomeye,
yifashishije amatsinda atandukanye aba muri kiliziya harimo n'abajesuite, ariko nanone ifite n'amagambo y'ubwirasi. Aya ni amagambo bagiye bavuga yuko umuyobozi w'idini afite ububasha nk'Imana, adashobora kwibeshya kandi ari umusimbura wa Kristo ku isi. Ibi bintu rero mu by'ukuri ni ukwitiranya ibintu. Nshuti yanjye, nagira ngo turebe, ese politike ya Roma yari iyihe? Ni ngombwa yuko abantu bose bo mu madini yose, mu miryango yose n'amoko yose bakwiye gusobanukirwa Daniyeli igice cya 7 kandi bakamenya yuko ku musozo wabyo, nyuma y'ubu bwami bwose burwanya Imana n'ibintu byayo, nyuma yabyo Imana izimika ubundi bwami. Amen. Igitabo cy'intambara ikomeye, paje y'195. Politike ya Roma yakoresheje niki kugira ngo uyu munsi wa none ibiyoboye hashize imyaka, yayoboye mu myaka 1600 ikontorora nta kindi nta wundi uvuga, kandi n'uyu munsi wa none mu buryo bw'ubucakura irayoboye. Nubwo leta zo mu isi zivuga ko zifite umudendezo, ariko nyamara muzasanga imitekerereze yabo n'ishusho n'icyerekezo nuko ibyo bihugu bisa, usanga babiyagije bakabizana bakabiyagiriza mu cyuma ari cyo Roma, ugasanga ibihugu birasa nuko Roma ishaka. Paji 195 baranditse ngo kugumisha Bibiliya mu rurimi rutazwi no kuyihisha abantu byari byarabaye politike ya Roma, nyamara yabikoze yitwaje kwerekana ko iyubashye. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Roma, abahamya bahanuraga bambaye ibigunira. Mu magambo make, mu gihe cy'ubutegetsi bwa Roma, Bibiliya isezerano rishya n'isezerano rya kera aribyo bigereranywa n'abahamya babiri mu byahishuwe 11, bahanuraga bambaye ubusa. Bivuze ngo ntabwo Roma yari yishimiye ibyanditswe byera. Politike yayo rero kwari ukugumisha ibyanditswe mu rurimi rutazwi kugira ngo abantu bajye bagira ngo bazi Bibiliya ariko mu by'ukuri batayizi. Abaprotestani rero nibo bakoresheje imbaraga zabo bazana Bibiliya ku mugaragaro. Reka turebe indi politike ya Roma. Paje 204 igitabo cy'intambara ikomeye. Paje 204 igitabo cy'intambara ikomeye. Ni amagambo nifuza yuko dusoma iki gitabo mu gishake. Ndimo ndakoresha igitabo cy'intambara ikomeye gitoya. Nshuti zanjye, kuri paje 204 yacyo baranditse ngo muri politike yayo yo kureba kure. Mu magambo make, niyo mpamvu ririya hembe ryari rifite amaso asa n'ay'umuntu. Mu magambo make, politike ya Roma yo kureba kure. Roma yabonaga ko kugira ngo ishyire abantu mu bubata neza, iminyururu yagombaga gushyirwa ku mitima y'abantu, kandi ko uburyo bwiringiwe bwo gutuma badacika ubwo bubata ari ukubima umudendezo. Guhenebera mu mico mbonera nibyo byabaye ingaruka ikomeye cyane iruta inshuro 1000 umubabaro wo ku mubiri watejwe n'iyo politike ya Roma. Abantu bari barambuwe Bibiliya maze bashorwa mu nyigisho z'imyizerere idafashije no kwikunda. Bazimangataniye mu bujiji, mu migenzi idafite ishingiro, birundumurira mu ngeso mbi ku buryo kwitegeka byari bitagishobokera abantu. Aya magambo arakomeye. Ngiyi politike yo kureba kure. N'uyu munsi wa none ndagira nkubwire nshuti yanjye, politike ya Roma yo kureba kure, abantu bagomba kubura umudendezo. Niyo mpamvu abana b'Imana bakwiye gusenga, itorero rikwiye gushikama, rigasaba Imana ikariha imbaraga zo guhagarira no gushikama ku mudendezo wabo, kuko umudendezo iyo ubuze, Roma iba yagize imbaraga. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikindi kintu gikomeye uyu munsi. Ibyanditswe byera birakomeye. Muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 13, Daniyeli yeretswe ikindi kintu gikomeye. 7 umurongo wa 13, nyuma y'ubu bwami bw'akavuyo ndetse n'ibibazo byinshi birimo akarengane Roma izazana, umurongo wa 13, Daniyeli yeretswe, hanyuma nkitegereza ibyo neretswe ninjoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu. Amen. Aziye mu bico byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyiribihe byose bamumugeza imbere. Umukuru nyiribihe byose ni data wa twese. Mu magambo make, abantu basenga Imana ntidukwiye gukangwa n'ibihe. Yego covid yajemo ibihe bigoye abantu, ariko umukuru nyiribihe byose aracicaye ku ntebe y'imbabazi. Yego ubuhanuzi ibiri imbere biratwereka ko ibintu byose atari shyashya, ariko dukwiye kumenya yuko dufite umukuru nyiribihe byose, nta bihe bijya bimutungura. Daniyeli yeretswe
Kristo arimo kugenda aza mu bicu, aza umujyi umwe, araza yegera umukuru nyir'ibihe byose, nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Amen. Hano Daniyeli yasoje abona ko Kristo azazana ubwami bwe. Kugaruka kwe aribyo yavuze ngo mbona haje usa n'umwana w'umuntu. Kugaruka k'umwana w'umuntu niko kuzashyira iherezo ku ngoma y'Abaromani. Ibi rero ni ibyanditswe byera. Gusa muzabona hari amadini menshi ayobya uburari, ugasangamo baravuga bati isi irimo irayoborwa n'Uburusiya, abandi bati isi irayoborwa n'Ubushinwa, abandi bati isi irimo irayoborwa n'abantu runaka, abandi bati isi irimo irayoborwa na Illuminati. Yego koko Illuminati nayo ariko ni ukuboko kw'ibumoso k'ubu bwami buyoboye isi. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo ibi bintu dukwiye kubyiga. Matayo igice cya 13, umwana w'umuntu kuza kwe nicyo gisubizo. Niyo mpamvu ntidukwiye kubwiriza imbaraga za Roma, ntidukwiye kubwiriza uko amami gusa yagiye asimburana. Dukwiye no kwerekana uburyo Kristo agiye gusimbura ubwami bwo mu isi, akaduha amahoro mu isi itayafite, akadukiza icyaha n'igisa nacyo, kandi yarangiza akadushyira mu bwami butazagira impinduka iyo ari yo yose. Amen. Matayo igice cya 13. Matayo igice cya 13, umurongo wa 40. Matayo 13, abafite Bibiliya mureke tujyane. Matayo 13, umurongo wa 40. Handitse ngo iki? Haranditse ngo nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa, niko bizaba ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe. Ibintu bigusha n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Ufite amatwi niyumve. Amen. Kugaruka kwa Yesu niko kuzashyiraho iherezo ku kibi n'igisa nacyo. Kugaruka kwa Yesu niko kuzajanjagura amami yose. Niyo mpamvu ubwami bwa Kristo dukwiye gusenga uko bwije nuko bukeye, tukavuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, ubwami bwawe buze. Ngiri igisengesho dukwiye gusenga. Muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 34 kugeza kwa 35, kugaragara kwa Kristo n'urukundo rwe byagaragajwe mu ibuye. Daniyeli yeretswe ibuye ririmbura igishushanyo, rihinduka umusozi, rirangije riragenda rirangiza isi yose. Iri buye bwari ubwami bwa Kristo. None nshuti yanjye, twiteze iki imbere yacu? Imbere yacu hari impinduka mu bya politike, ubukungu n'umutekano. Nta mahoro isi izagira, kuko nta mahoro y'abanyabyaha ni Uwiteka avuga. Ariko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kandi abo ngabo basezeraniwe amahoro. Yesu ati mbasigiye amahoro atari nk'ay'ab'isi. Imbere yacu hari impinduka n'akavuyo mu by'imisengere, kubera ko ubu bwami bwagiye buyobora isi. Mwabibonye ko bwose bwajyaga bugenda bushaka kuvangira iby'Imana, ariko ubwami bw'Abaroma bwo, yaba Roma mpagani yaba na Roma y'abapapa, hari byinshi bagiye bakora byo kurwanya Imana, kandi bitwa yuko aribo bayihagarariye. Mu by'ukuri atari nako n'ibyanditswe byera bivuga. Gusenyuka kw'imfatiro z'icyabeshagaho abantu, gusenyuka kw'akazi, gusenyuka k'ubuzima, gusenyuka kw'ikinyabupfura, gusenyuka kw'isano umugabo n'umugore bari bafitanye bitewe n'amategeko ashyirwaho aje kurengera umuryango, ahubwo ugasanga aje kuwusenya. Ibi bintu byose nabyo birimo birongera akavuyo, kandi inshuti yanjye, Kristo agiye kuza asenya ubwami bwabishyizeho. Gukamuka k'urukundo mu bantu, gukamuka k'urukundo mu idini, gukamuka k'urukundo muri politike, kutabona ikikwizeza kw'ejo heza hahari. Abantu bakaba barimo kwiyahura, abantu bakaba bihebye cyane. Hano i Kigali hari etaje yari ifite izina ryiza, ariko barimo barayihindurira izina bitewe n'uko abagabo barimo kujyaho bakiyahura. Nshuti zanjye, impamvu ibitera kwiyahura ni ubwihebe, bitewe n'uko abantu barimo barashaka ikibiringiza ubugingo ejo hazaza bakahabura. Kubera iki? Abantu bashyize ku ruhande ijambo ry'Imana, bashyize ku ruhande iby'Imana, barangije bahangana n'isi kugira ngo bagire icyo bageraho. Ariko nagira mbabwire ngo igihe Kristo yazaga agasanga abigishwa be basubiye kuroba, yarababajije ati se bana banjye mufite icyo kurya? Kandi bari baraye baroba. Baramubwiye bati nta kintu dufite. Mu by'ukuri umuntu wese ushaka kubaho, umuntu wese ushaka kuroba, Imana yayishyize ku ruhande, nta kintu azafata. Kandi Kristo azarinda agaruka hari abantu bataragira icyo bafata. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none imbere yacu
hari akarengane karimo kugenda kenyegezwa k'abana b'Imana no kwanga urunuka, ibinyamakuru, amafilime, imvugo, inyito, amatsinda y'abaka, amatsinda y'abahakanyi arimo kugenda yitirirwa abizera bacu, arimo kugenda yitirirwa abantu b'Imana kandi atari bo, ari ukuvangirwa. Ibi bintu byakoze kuri Martin Luther kandi natwe bizadukoraho. Nshuti zanjye, Luka 21:34 ibyanditswe byera biravuga ngo iki? Biravuga ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Ntago nkwifuriza gutungurwa, niyo mpamvu nagira nkubwire ngo kunesha izi nyamaswa, kunesha ibi byose birasaba iki? Nshuti yanjye, hari ikintu gikenewe. Nk'uko Bibiliya imaze kutubwira ngo twirinde imitima yacu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, mu magambo make, ibanga ryo gutegereza Yesu, ibanga ryo kunesha, ibanga ryo gutsinda inyamaswa n'igishushanyo cyayo, biradusaba ikintu kimwe, biradusaba undi mutima. Ntabwo dusabwa kumenya ibitabo byinshi mu mutwe, nabyo nubwo ari ingenzi. Ntabwo dusabwa kuba abantu b'abahanga bazwi b'ibihangange, nubwo nabyo ari ingenzi. Ntabwo dusabwa ibintu byinshi cyane, turasabwa gusaba Kristo akaduha umutima utabasha kwanduzwa n'amaganya, utabasha kuremererwa n'ivutu, umutima utabasha kuremererwa no gusinda, kugira ngo tutazatungurwa. Ese nshuti yanjye, Imana igiye gukora iki? Imana igiye guha abantu bayo umutima. Amen. Mana, undeme mu mutima wera. Uyu mutima umeze gute rero? Mu gitabo cya Bibiliya muri Ezekiyeli 36:26, Bibiliya iravuga ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Ariko muri Zaburi 51:12, Bibiliya ikavuga ngo Dawidi yarasenze abwira Imana ati, Mana, undeme mu mutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ese aya masomo biraranyurana, aragongana? Hoya rwose. Ahubwo Imana igiye guha abana bayo umutima woroshyemo imbere, kuko Imana ikoreramo imbere, kugira ngo Imana yandikemo abantu amategeko yayo mu mitima yabo, kugira ngo Imana ibabarire abantu ibyaha byabo, kugira ngo Imana ishyireho abantu bayo ikimenyetso mu ruhanga, kugira ngo Imana iture mu mitima yabo, ireme umuntu bundi bushya, kugira ngo umuntu agire umutima mwiza wo kumva agahinda n'ubukene by'abandi, kugira ngo Imana yuzuzemo umuntu umutima w'impuhwe n'urukundo. Imana irashaka ko mo imbere mu mutima we hagomba kuba horoshye, kugira ngo Imana imureme uko ishaka. Amen. Ariko inyuma ha wa mutima, poshete ya wa mutima, ugomba kuba ari umutima ukomeye. Dawidi yabwiye Imana ati, undeme mu mutima wera, unsubize umutima ukomeye. Mu magambo make, umutima ukomeye ni uwo gutuma umuntu akomerera mu bintu by'Imana, kugira ngo umuntu w'Imana adahuzagurika, kugira ngo umuntu w'Imana agume mu byimbo, kugira ngo umuntu w'Imana adacibwa intege n'ibihuha biriho uyu munsi, kugira ngo umuntu w'Imana adahahamuka ndetse akaneshwa n'umwanzi bitewe n'uburyo areba imibare y'abantu barimo kugwa ingana. Imana irashaka kuduha umutima ukomeye, ku buryo umuntu azaza kugusura mu bukene bwawe akabona ntuhuzagurika, umuntu azaza kugusura wagize ibyago, umuntu azaza kugusura wateshejwe agaciro, wavuzwe, umuntu azaza kugusura wakuweho umudendezo, agasangura umuntu w'Imana ushikamye. Amen. Imana rero irashaka abantu boroshye mu mutima kugira ngo ibahindure, igashaka n'abantu bakomeye inyuma, ku buryo umuntu abareba akabona yego yabo ni yego na hoya ni hoya. Ariko iki cyorezo turimo cyamaze gutuma abantu bacanganyukirwa, ku buryo niba hari abantu boroheje b'abanyabwoba, niba hari abantu batizeye ahazaza habo, ni abantu bitwa ko bamenye Imana kandi atari ko byakagombye kugenda. Ezekiyeli igice cya 3:8, Ezekiyeli yavuze ko Imana ari imuha gukomera mu maso. Ndetse Yesaya 50:7, Yesaya we yaranditse ngo Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, kandi nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hagakomera hakamera nk'urutare. Amen. Ngaba abantu Imana igiye gukoresha mu gihe nk'iki ngiki cy'ubuhanuzi, nguwo umutima ukenewe. Mu gitabo cyo kubara igice cya 14:24,
Bibiliya ivuga yuko Kalebu Imana yari yaramuhaye undi mutima, kandi uwo mutima wundi wamugiriye akamaro. Mbega uburyo uyu munsi wa none mu gihe nk'iki cy'ubuhanuzi, mwene data wowe unteze amatwi, ukeneye undi mutima. Ibimenyetso birerekana yuko udapfunze ipfundo ry'agakiza neza. Ukeneye umutima utaguhinduka, ukeneye umutima utari uw'ubwoba, ukeneye umutima ukwiringiza ko Imana iri kumwe nawe kandi izakugezayo amahoro. Uyu mutima rero Kalebu yahawe wamufashije iki? Kubera kugira undi mutima. Kubara 13:6, Kalebu yaratoranijwe, atoranywa mu bantu 12 b'ingenzi. Bivuze ngo iki rero? Nuba ufite undi mutima Imana irimo gutanga, uzaba umuntu w'ingenzi mu nzu y'Imana, uzaba umuntu w'ingenzi mu rugo rwawe, uzaba umuntu w'ingenzi mu muryango wawe, kandi uzaba umuntu w'ingenzi ku kazi aho ukora. Umutima wundi nuwugira nk'uwa Kalebu. Igice cya 13 kubara 30, Kalebu yahanganye n'abatasi b'abacantege n'ibihuha byabo. Uko barushagaho kuvuga inkuru zo guca abantu intege, Kalebu we niko yarushagaho kumva yuko ibintu barimo kuvuga ari ibihuha. Nshuti yanjye, ikindi kintu kubara 14:6, undi mutima watumye Kalebu yongera ishyanga morale no kuba mu ruhande rw'Imana hatitawe ku bwinshi bw'abantu bayobye. Amen. Hakenewe abantu bafite ubwuzu, bafite ishyaka ry'umurimo, bongera itorero morale, abantu bongera iteraniro morale, abantu bongera korari morale, abantu bongera icyiciro cya Jean n'icyiciro cya Mfemu morale. Bakavuga bati nibyo koko, urebesheje amaso y'umubiri ibyo bavuga nibyo, ariko turebesheje amaso y'umwuka Imana yacu iri kumwe natwe kandi izanesha. Kubara 26:65, mwibuke yuko Kalebu na Yosuwa nibo bonyine bageze i Kanani, kuko bakurikiraga Uwiteka uko abayoboye kose. Uyu mutima wundi watumye Kalebu akurikiza amategeko y'Imana. Yosuwa 14:10, undi mutima watumye Kalebu agira imyaka 85 agifite imbaraga z'umubiri nk'izo yari afite imyaka 40. Amen. Abantu b'Imana ibaha imbaraga, ikabaha gukomeza gukora ibyo bakoraga. Ubutwari bari bafite mbere ya jenoside nibwo butwari bakomeje kugira muri jenoside, nibwo butwari bakomeje kugira nyuma ya jenoside, nibwo butwari bari bagifite mbere ya covid, ubwo butwari kandi baracyabufite muri covid. Amen. Ngaba abantu Imana ikeneye n'abantu uko imyaka y'umubiri yiyongera, imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo no gufasha abantu zikomeza kuguma uko zari ziri. Amen. Rero Paulo yandikiye Abafilipi mu gice cya 2:5 aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo uyu mutima turawukeneye, ngo uyu mutima watuma duhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Luka 11:2, ibyanditswe byera biravuga ngo Kristo arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Amen. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo imyiteguro ikenewe urayikeneye cyane. Imyiteguro ikenewe ukwiye kumenya ko ari yawe n'Imana. Ariko se ninde uzabasha kunesha iyi nyamaswa ya kane? Inyamaswa ifite ihembe rirerire, idatinya n'ijuru, ikaba ifite ihembe rijya gukangaranya abamarayika, ikagaba ibitero ku mugaba w'ingabo mukuru ari we Kristo, igasiribanga ibintu, igasiribanga ibya politiki, igasiribanga ibyo gusenga, igasiribanga iby'imibereho y'abantu n'imico yabo, kugira ngo kuko ari icyuma ireme ibintu uko ishaka. Iyi nyamaswa, nshuti yanjye, kuyinesha birasaba ibanga riri mu Byahishuwe igice cya 17. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 13 n'uwa 14. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Umurongo wa 14, bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe umugaba mukuru w'ingabo ari we Yesu. Ngiri banga mu gihe nk'iki cy'ubuhanuzi ibintu byacanze abantu, ibihuha byavanze abantu, shaka ukuntu ba hamwe na Yesu. Amen. Umwanya umara ku ma WhatsApp, ku ma televiziyo, ku ma YouTube channel, wumare wihereranye na Yesu. Iyo nicaye imbere ye nimenyaho ubugoryi. Amen. Nshuti yanjye, abari hamwe nawe bahamagawe, banza wibaze niba warahamagawe n'Imana kandi batoranijwe. Amen. Ibanza wibaze
kuba Imana yaragutoranyije igufiteho umugambi, kandi umuntu Imana yatoranyije ntizemera ko gutoranywa kwe gupfa ubusa. Yiteguye kuturinda ikatwoherereza n'abamarayika. Narababwiye ngo ibihugu bikomeye bijya bigirana amasezerano yo gutabarana. Icyatewe kikabona kinaniwe kwivuna umwanzi, kibwira ikindi kikazana ingabo kikakirwanirira kubera aya masezerano. Reka mbibutse yuko itorero rya Kristo ni itorero ryuzuyemo ingabo, ariko twasezeraniwe yuko niduterwa n'ingabo zituruta ubushobozi, twasezeranye amasezerano n'ijuru yo kohererezwa ingabo z'abamarayika zigomba kudutabara kuko urugamba ruba rwaturenze. Rero abatoranijwe kandi bakiranutse nabo bazayinesha. Imana iguhe kunesha, Imana ime kunesha, kandi banga nta rindi. Saba Imana undi mutima. Aho kugira ngo umenye amakuru menshi ku bihe turimo, shaka uburyo umenya amakuru menshi kuri Kristo no kunesha kwe, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubwami bw'isi bugendera ku murongo w'uruhererekane rw'amateka. Satani ajya yihisha muri ayo mateka abategetsi b'isi n'abandi bantu, akabakoresha kubw'imigambi ye. Nyamara uko byagenda kose, icyerekezo cy'amateka y'isi wakiduhaye mu byanditswe byawe byera. Uyu munsi wa none icyo dusaba ni ukuguma muri wowe no mu ijambo ryawe kugira ngo tudahuzagurika. Turakwinginze, duhundi mutima kugira ngo tuzabashe kugera i Kanani nka Kalebu. Duhundi mutima kugira ngo tubashe gukora ibyo waduhaye mu murimo wawe. Duhundi mutima kugira ngo nitumara gukomera dukomeze bagenzi bacu. Duhundi mutima wo gukomeza ukuri nubwo abasirikare benshi barimo kuraswa, nubwo benshi barimo kurambika intwaro zabo hasi. Mwami Uwiteka, uyu mutima watuma duhangana n'ibihe, ibihe nk'ibi by'ubukene, by'uburwayi, byo guteshwa agaciro, ibihe nk'ibi by'akayubi, ibihe nk'ibi ngibi byo kwihakana Imana, ibihe nk'ibi ngibi umuntu atizera yuko ari buramuke, yanaramuka ntiyizere ko ari burare. Duhe kukwizera ko ari wowe ufite mu biganza byawe ubuzima bwacu no kwizera kwacu. Reka n'imibereho yacu ikubera ikibitsanyo dushyize mu biganza byawe, mu izina rya Yesu, amen.